bigenze bite? Sinibaza uburyo Madiba noneho usanze twicaranye hano usanze mvugana nawe iki sawa si nkunda umuntu tumva ubundi kintu tunamubuye akijyanaga hari gahunda mfitanye nawe sohoka ugende kumva ikibanura n'abaso genda ahubwo unagi njyane muri studio akukase ese ko mutwara gushisha akuse bifuza mu kuca na mu mutsima ubundi waciye ni wawe Nasi nasandra kuvuga ko yese na mu kote ngito amurubane kuko nari ndi kumwe na Madiba uriya mukobwa azize ubundi mu rugo ko batamamaga amurubane nk'ingurube neza ubundi ikibando cyanjye gishizehe kandi umukobwa wagira ngo njyewe ko narya bike ntarya byinshi njya mbibara ikibando cyanjye gishyize Mari, você tudo ruim. Hirwa, none imvura imeze nabi rero kandi tugikoma twitwikira. N'umuntu byamubera. Imana ishimwe. Hirwa! Amazina nizwe na mama
ni Hirwa Rugaba. Navukanye ubumuga bwo kutabona. Data yantanye na mama ngo ntiyakubaka urugo rubyara abana batabona. Ariko ndiho kandi ndakora cyane ngo nzaba umugabo mama yifuza. Uko byaje hirya iyo nino baranzi ko ndakiziritse. Yumvemo ikaze urakoze cyane yumvemo ikaze hano ni mu rugo kandi usanzure kuri Hirwa aho bigeza ngiye gutaha pe. Reba nta no kubona neza usabira ese ko nari nzi ko umuco wo gusaba utanawukunda. Waba waranabyize se basubayeho ese byibura waranapfuye ako ntabwo urapfa ndumva rwose mfite icyizere y'uko ukiri muzima.
kwibaza ngo Hirwa yagiye ahantu hameze neza dive ko ari mu rugendo ntabwo azabanje kwicara numva hari amahumbezi yewe Hirwa humurana none se uranze woze wivuga ko witwa Hirwa ngo nanjye none se cyane uri impumyi sorry ubana n'umugabo ntabwo ubona ntabwo mbona yego ahubwo si ubwo ntabwo nakubangana nta kibazo ntabwo wambangamiye shaka ndakubwira ngo gerageza kwirengagiza ariko biranga kuva nahura na biriya bibazo ndahangayika narababaye ntahandi numvise ndimo gusara kuvanya yanjye ndakangurira n'iki ndabuze amahoro mu mutima kuryama bikanga kwicara bikanga ngerageza nyine kubyirengagiza nkarenza ariko ndi njyenyine mfite agahinda kumera kumwe umbwira ngo ndahari ntabwo biba byoroshye ariko kumera kumwe nawe shopita ubona ni umwana wanjye muri bana umwana nibyara imfura yanjye ani kumutwara inshuti urane twaraganiraga iki ariko muri nawe nababwiriza kurongera inshuti ze twakora nababwira uramwana yarambabaje yababaje umutima wanjye mana yanjye narababaye bagenda kunyica komera ndabizi intwari hari byinshi ucamo bikomeye n'ibindi uzanyuramo barabareze barabana n'impinja barakuze ni ukuri gukomera ndabyumva ntabwo byoroshye ubiri imbere umutima wawe ariko ndabizi n'ibindi uzanyuramo kandi n'ibyo turi kumwe ntabwo byoroshye ukuri ihangane kugira ngo kubyara birakomeye ariko kurera mwana we kurera we ndabyumva barabana urabiruhanye ariko oya umwana nubwo akomeye ariko uzabimenya mwana mu mutima wo kwihangana ibintu birakomeye komera kandi turi hari neza amakuru amakuru yawe amakuru ni meza mwebwe se ahubwo mwari mwaje aha mutuye hano hafi nese kuri hano nahoze ngenda nyine ngeze hano numva ikirere kirakonje ndavuga ngo ibyo byose hano hafi hari ibiti
ubundi se birahari birahari ibiti birahari ngo reka nicare hari n'akayaga keza cyane ni bande se bavugaga bakubuze ni mu rugo ubu ntibaza aho nagiye nyine baba bashaka ngo ngume mu rugo utuye he ni bugufi bwa hano ugira ngo ni kure se utuye aha hafi ni hano hafi ni ubwa mbere uri hano nuko nyine numvishe ikirere cyaho nanagenze mvuga ngo siporo nikore singume mu rugo aho ngo reka nicare ahubwo se mwebwe ko muri aha nawe waje gufata akayaga kuri hano oya nanjye nyine mu rugo ni hano hafi rero njye mba naje nkunda kuza hano buri munsi mba naje gusoma nkunda gusoma ibitabo gusoma igitabo ujya usoma icupa jya usoma icupa jya numva abantu ngo basoma icupa igitabo uri gusoma icyitwa ngo iki cyitwa black nubwo rimwe nzagusomera njyewe se ari byiza ahubwo ntitubasome nkakuzi kandi wumva nawe utuye hano hafi yamba ndi mu rugo baba badashaka ko ngenda kugira abantu batamuhotera mbere barampohoteraga cyane kwihangana oya nta kibazo none se utabona warabivukanye byaje uri mukuru bimeze bite narabivukanye narabivukanye nta konti oya nta kibazo ngo wangiriye impuhwe nyine uteye mu ari igihe kinini tumaranye tuzanye wamenyera ntakereka ngo neza yego nta kibazo yewe karero njyewe ngende mureke ukomeze usome ibyo bitabo byawe harya ngo ni bya buraka ko wihuse oya ubu bambuze ntabwo ari byiza ko natuma bahangayika ahubwo namaze umwanya reka ngende reka ngende nta kibazo ngaho genda ariko byari byiza ubwo n'Imana yashatse ko duhura nari nagize ubwoba ko ndakubangamiye harya umufashe se haguruke cyangwa oya ndakomeye nahaguruka ndanayifite ahubwo ntabwo namenye izina ryawe njye numvise unzi nitwa Shela witwa Shela Shela uzabyibuka sawa rero Shela Imana ikurinde komeza usome yego ujye usoma n'icupa Shela wanze uri umunyarwenya ubuzima bari bugufi Shela tarami sigara usoma sawa Imana ikurinde yego sawa buriya kugira umuvandimwe ni byiza ubu ni bwo mba mbonye agaciro kabyo ubu se aba mama wawe tutabanye neza yari kukunyoherereza reba arakunyoherereje biranshimishije byibuze ubu ngubu ngiye kumera neza nubwo namera neza 100%, ariko byibuze hari icyo biri bugabanye ndishimye cyane kandi ntugire ikibazo nubwo mbabaye ariko nanjye ndizera ko bizashira tuje n'abantu n'abahari sinzi aho bagiye yaba Hirwa yaba Santana ndabona ntawe bahari
Regante turagukunda uri mama wacu turagukunda cyane ubundi nakabaye naraje mu kera ariko nyine urabizi umwana w'umukobwa mba ndi mu tuntu twinshi nirukanga mu tuntu twinshi dutandukanye ariko humura noneho naje kandi naje tuzaba turi kumwe kugeza igihe uzabona mu gufasha ibintu rwose ntabwo biba byoroshye ariko tuzaba turi kumwe kugeza ubonye umukozi. Teta nishimye. Oui, cela est juste et vrai. Être handicapé ne signifie pas qu'on est incapable de tout. Yeah, it's true. If there is anyone with any disability, it doesn't mean that he or she hasn't an ability. Yego, kuba ufite ubumuga runaka ntibivuze ko ari ntacyo ashoboye.